Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana abane nawe aho uherereye. Amahoro y'Imana abane nawe agacurimo. Ijambo ry'umugoroba, umugoroba wo kuramya Imana no kuyihimbaza mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turahimbaza Imana mu ijambo ry'Imana. Ni Nshimiyimana Morodekayi Jean Paul. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye guhimbaza Imana twifashishije amagambo dusanga muri Bibiliya, igitabo cy'umwanditsi witwa Zaburi cyangwa se Zaburi. Turasoma Zaburi ya 12 murongo Zaburi ya 6 murongo wa 12. Hanyuma turibuze kandi gusoma Yesaya gice cya 48. Turasoma umurongo waho wa 7. Zaburi igice cya 12 cyangwa se Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6. Hari amagambo yanditse ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Reka ndisubiremo. Kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahagurutse niko Uwiteka avuze, ndashyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Yesaya 48 umurongo waho wa 7. Biremwe nonaha si ibya kera. Reka ndekeraho. Biremwe nonaha si ibya kera. Nkuzana ijambo rivuga ngo kuko banyazwe kandi ukaba uri umunyamubabaro, Uwiteka nonaha arahagurutse aje kugushyira mu mahoro. Haleluya. Dusomye amagambo dusanze mu gitabo cy'umwanditsi witwa Zaburi ya 12 ku murongo wa 6. Aya magambo uyu mwanditsi, mbibutse bene data, iyi Zaburi ifite ibice 150. Ikaba yaranditswe n'abanditsi bageze muri 12. Abo banditsi rero ndavuga byibuze wenda nka 4 b'ingenzi cyangwa 5 cyangwa 6. Uwa mbere abantu bazi nk'umusitari ni Dawidi. Uwa kabiri ni Salomo. Uwa gatatu ni Hemani. Uwa kane ni Asafu. Uwa gatanu ni bene Kora. Niyo ngo aya magambo aba banditsi bose bandikaga bari abasizi bakundaga guhimbaza Imana. Bari aussi était le restifo ya sta contre distance. Ngize amahirwe yo kugwereza iyi audio y'Imana ivuze muri aka kanya, ndi mu butayu niho ndasenga. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana, mfite ishimwe rikomeye. Aka kanya ubu tuvugana bitewe n'ahantu ndi, Satani yari yohereje igikuba cy'inzoka yarindumye akaguru. Ndashima Imana yuko ije yirukanka igiye kunduma, igaca ku birenge byanjye inyuma ikirukanka ikamusha. Mu yandi magambo, umuriganya yarashatse kundiganyirizaho narindi kugira ngo mugire muri ibyo ngibyo mvuga ngo ndapfuye, umugambi w'Imana uburizwemo. Ariko kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro ni ijambo nkuzaniye, ntabwo ndihawe bitewe n'ibi ngibi bibaye, ahubwo n'ubundi ni ry'Imana yari yampaye, bikubitaniraho nishimwe. Wavuze ngo haleluya. Uyu ni umugoroba kuramya Imana mu ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Aba banditsi bose uko mvuze ari 6 bari abanditsi baramya Imana, bayihimbaza, bafite amateka, bafite ubuhamya. Reka mvuge kuri uyu muntu umwe, kuri aba ngaba bonyine bitwa bene Kora. Aba bene Kora murabizi ni babandi bavuye mu gihugu cya Egiputa bari kumwe na se, bari kumwe n'imiryango, bakagera mu butayu. Hanyuma uwitwa Kora, Biramu na Dotani, hanyuma barangije bakagomesha Abisiraheli. Bibiliya imbwira ngo Mose asaba Uwiteka ko ubutaka bwakwasama bukabamira, burabamira. Aba bene Kora rero bo biyomoye ku muryango wabo, bemera guhimbaza Imana, bemera ko Imana ari igitangaza, bemera ko Imana yabakuye muri Egiputa, bemera ko Imana ari yo kubahwa, ngo nuko bubaha Imana barahimbaza. Haleluya. Nuko rero uyu mwanditsi wa Zaburi ya 12:6 arandika ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya. Reka nkubwire, waranyazwe mama, wanyazwe urugo rwawe, wanyazwe ubuzima bwiza, abarozi birirwa bakuroga umunsi ukira,
reka nkubwire mushiki wanjye, ubuzima bwawe buri mu kangaratete bitewe n'abirirwa bakuroga. Ugejeje imyaka 40 utarashaka, 37 ndetse na 50 ugiye kwikabakabamo. Uko ni ukunyagwa. Reka nkubwire papa, ibintu byakuyobeye, amadeni arenda kugutereza cyamunara. Uko ni ukunyagwa. Ndagira nkutangarize ngo ibyawe byose byaratwawe, biri mu icyamunara, cyangwa se uradepoza ukabura akazi, cyangwa se bari kugusohora mu nzu, cyangwa waburaye cyangwa wabwiriwe. Ndagira nkutangarize ngo uko ni ukunyagwa. Ariko umva ijwi ry'ihumure. Aka kanya nkuzana ijwi ry'ihumure rikubwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Haleluya! Gukena ntabwo ari ugukena amatungo, amazu, amafaranga ndetse n'ibindi. Ushobora kuba uri umukene wo mu mutima, ufite ibyamirenge ariko utanyuzwe nabyo, amahoro yarabuze, ubwo nabwo ni ubukene. Haleluya! Ushobora kuba uri mu itaje igeretse 5, utaha muzamutse muri esanseri, ariko uri umukene, nta mahoro ufite, nta mahoro ufite. Ariko nkuzana ijwi ry'ubuhanuzi, nkuzana ijambo ry'ibyiringiro, nkuzana ijambo ryo kuramya Imana, ngo nonaha Imana irahagurutse, ije gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Urimo uragenda muri Range Rover, urimo uragenda muri V8, urimo uragenda muri TXL, urimo uragenda mu modoka zitandukanye ndetse na zelemuzine, urimo uragenda mu ndege, uriho uragenda mu bwato, business zawe ziragenda, ariko wabuze amahoro. Birashoboka nta n'ibitotsi ubona, abana bawe barakunaniye, babaye ibyomanzi, ndetse ubuzima ntibugenda neza mu rugo, ndetse urubatse ariko mu rugo ndani ntago bigenda neza. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo nonaho Uwiteka arahagurutse. Haleluya! Bibiri irambwira umuhanuzi Yesaya arabishumangira mu gice cya 48. Ndashaka kugira ngo dusengane Imana mu kanya ugira icyifuzo. Arabishumangira mu gice cya 48 aravuga 7 ngo biremwe nonaha ntago ari ibya kera. Mu yandi magambo, wumvishije amajwi menshi, wahanuriwe kenshi, wabwiwe ubuhanuzi kenshi, rimwe na rimwe sometimes baguteranya n'Imana. Ariko ndagira nkubwire ijambo ryo guhimbaza Imana muri uyu mugoroba. Bisini master contre bestefoya, holy star contraire, Holy Spirit. Ndahamagara umwuka w'Imana kugira ngo asoze umugambi wayo ku buzima bwawe muri aka kanya. Bibiri bivuze ngo nonaha, biremwe nonaha si ibya kera. Ndagutangarije aho uri mu Buraya, uri muri Amerika, uri muri Canada, Australia, mu Bubiligi, Suwede, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, Congo, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, n'ahandi. Ndagira ngo utangarize ngo Uwiteka arakopesifoya contraire, arakubwira no stifoya, alele stifoya got estance guy. Arakubwira ngo none ndagurutse nje gushyira mu mahoro bacuriraga ingoni. Birashoboka ko uri muri icyo gihugu, aho ngaho nyine uri, aho ngaho uri, kuba nta mahoro hafitiye, ubona ubuzima bwagucanze. Ariko nje kugutangariza ngo humura, kubwo kunyagwa wanyazwe, nonaho Uwiteka arahagurutse, aje kugushyira mu mahoro, kuko bagucuniraga ingoni. Gira icyifuzo, tugiye gusenga. Haleluya! Zaburi ya 20 umurongo waho wa 7. Barunamye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turema. Bamwe biringiye amagare ndetse n'amafarashi. Haleluya! Ariko twebwe turahagurutse turema. Ndakubwiye ngo Uwiteka aje kubikora nonaha. Ni nawo. Imana ije kubikora nonaha. Imana ije kubikora. Haleluya! Imana ije kostifoya contraire. Moridekayi ndafashijwe kuva imyaka 5 iciyemo ishize, ndongeye ndafashijwe. Numvishije ijwi ry'Imana. Imana ivuganye nanjye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Bagucunira ingoni kenshi, bakwereje ibitega, barakugambanira mu kazi, bagira gute ibintu biradogera, urugo rwawe rurasenyuka. Ariko nje kugutangariza ngo hanyuma y'igihe si igihe, na mbere y'igihe si igihe. Uwiteka ahagurukiye igihe, Uwiteka ahagurukiye igihe. Aka kanya Uwiteka aje kugushyira mu mahoro. Atura ijambo uvuga ngo Uwiteka ankize mu mahoro nonaha. Niryo ryonyine ngo Uwiteka ankize mu mahoro nonaha. Kadusenga Imana. Gira icyifuzo,
nyandikira kuri WhatsApp. Nimero yanjye urayizi 078 333 54 883 078 333 54 883. hanyuma watura ijambo uvuge ngo Uwiteka nshize mu mahoro nonaha. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ukimara kumva iyi audio sha bugufi ya dusengane. Pfukama huri. Urarwaye, urarwaje, urashonje, wabuze akazi, wabuze umugabo, warasenyutse, barakunyaze, bagiye kugutereza cyamunara n'ibindi. Buri kibazo cyose ufite nari nkuhanuriye ngo Uwiteka aje kugushyira mu mahoro. Pfukama huri, ahuri dusengane Imana. Mana muremye w'isi n'ijuru, waremye isi n'ijuru bitabagaho, urangije udendeza inyanja, ushyiraho isanzure, kandi muri iyo minsi yose 6 urangije uremamo n'umuntu, umuhereza ubutware bwo gukanagira inzoka na sikoropiyo, ategeka inyamaswa zose zo mu ishyamba, umuhereza ubutware bwo kugenzura ibintu byose byari muri Edeni. Bivuga ngo waduhaye ubutware bwo gutegeka. Turategeka iminsi ndetse n'ibihe kugira ngo bihinduke. Ibihe bibi byari ku buzima bwacu turabihindura. Turahamagara nk'uko tubwiye ngo hagurutse nonaha, uzana ibihe byiza ku buzima bwacu. Abari barwaye bakire, abari bashonje barye, abari badafite akazi bakabone, abari barasenye bubake mu izina rya Yesu, abari baterejwe cyamunara bihinduke. Haleluya. Nk'uko byahindutse kwa Paulo ari ku kigwa cyitwa Merita, bigahinduka bavuga ngo n'Imana rema ubuhamya buzima uhereye nonaha, batangire bavuga amashimwe yo gukora kwawe. Urakoze ko wumvishe gusenga kubw'imbaraga zo no gukiranuka kwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.